Yes, reka twongere twifurize gukomeza kugira ibihe byiza wowe wamaze gukora subscribe kuri Elwaziri TV show. Twizere ko mumeze neza cyane ho muri hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu. Bisanzwe Elwaziri TV show tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye, amakuru agiye atandukanye ya showbiz, ariko nanone tuganira no ku buzima busanzwe bumeze bite muri iki gihe biba bitanoroshye, tukaganira kandi no ku mibereho myiza birumvikana. Iyo duhuye nawe ukaduha ikiganiro nabyo turagenda tuganira muri rusange ukatubwira uko biba byifashe muri kano kanya. Rero Elwaziri TV show twanyarukiye muri kamwe mu duce tugize umujyi wa Kigali, turi muri Zindiro muri Kimironko, ngira ngo muri kubibona. Hanyuma rero tukaba tugiye kuganira n'umusore agiye kutuganiriza kuri byinshi bigiye bitandukanye. Mu kanya gato muraza kumubona. Nge nitwa Kendrick Elwaziri, the man quart of my but on mic. I was born humble and patient, and of course smile is my best action. With Kendrick Elwaziri on Elwaziri TV show, everything it's beyond your expectations. Birenze uko bitekereza. Hanyuma rero reka tuganire n'uyu musore. Arimo ngenda nzenguruka gato buhoro muri zino karitsiye za Zindiro. Mbona umusore, mbona akazi akora rwose karanshimishije, uburyo agakora na courage. Numva namuganiriza nyine nkamubaza kuri byinshi bigiye bitandukanye, akatuganiriza agakora kubera icyo agakora, kuki yatinyutse, kandi hari abantu benshi muri iki gihe biba bigoranye abona ngo sinagakora sinagira ibiki, akirengagiza ko kandi natagakora arabura ukarya, ibintu nk'ibyo bigiye bitandukanye. Njyewe namukunze uburyo ari umusore kabisa, ariko uburyo agakora mbona arambwira ngo nge nta kibazo mba mfite iyo nkakora. Nawe nabatari gute namuganiza, nabuzwa n'iki kumuganiza kugira ngo abere abandi urugero baba badashaka gukora muri rusange. Reka rero tumwegere Elwaziri TV show hanyuma atuganize muri rusange. Ndamwegera gato hanyuma atuganize. Imeze bite boss? Okay, nta kibazo. Akazi kanye gakora gutya gakwahira. Urareba muri kamera. Akazi kanye gakora gutya mu bintu byo kwahira nyine, utwatsa no hose mbonye njyayo, ahantu hose ngajyayo ngakora, numva nta kibazo mfite. Ariko ibintu byose no kwikomereka nyine, ibintu tukikuramo ubunebwe. Yego, akazi kose ariko turagendana gahoro sibyo? Ndagenda nkuganiriza nkubaze unsubize gake. Nta kibazo. Amazina ubundi nindi? Amazina ni Gashirabake Jean Paul. Yego, Gashirabake Jean Paul. Ubwo mu rugo ni he? Mu rugo wacu kavukire ni Ibyumba muri Gicumbi. Mu karere ka Gicumbi. Yego. Gashirabake Jean Paul rero i Kigali se mu rugo n'Ibyumba muri Gicumbi, ariko none aha duhuye uri muri Kigali muri Zindiro. Wahageze gute? Okay, nahageze umuboss wamagaye ninzemo akazi muri Kigali. Ubwo nibwo nagiye amakazi kakwahira. Ndahira nkabona nta kibazo. Nundi wavuye Gicumbi ariko kazi? Oya, ntago ariko kazi nakoraga. Nahingaguye nyine utwaka mu rugo gw'icyo bikanga nyine bindi byo kwiharika by'iwacu mu cyaro. Aga nanjye ndo mu cyaro. Iriya za Nyagatare. Nuko byagenze. Umukire abaragwamagaye ati yabimenye gute se ko gashaka? Naramuhamagaye. Nagiye nanga amakuru nyine bakandangira akazi. Umukire ufite inka nyine hano muri Kigali. Muri Kigali. Ni hagana hese ubundi? Ikarama ku mashuri ruguru. Kumera hano ubwo ari muri Zindiro? Wapi, ni Ikarama ruguru ku mashuri. Hanyuma hari nka ryari se ubwo? Hari ni muri uyu mwaka. Ni muri uyu mwaka? Muri uyu mwaka nibwo wagatangiye? Nibwo nagatangiye. Hanyuma araguhamagara uraza. Kukuvana se muri Byumba byari amafaranga menshi ku buryo waretse ikintu cyo kwiharika nabyo, nubwo wenda uvuze ngo ntago byakundaga, ariko iyo wiharitse hari ukuntu bisa nkaho bigaragaye nyine amafaranga niyabura, sibyo? Kereka nimba warakoraga abandi utera ibiraka. Ariko wateraga ibiraka cyangwa wariharikaga? Narerekaga akantu gatoya byakwanga gutera ikiraka, byambone amafaranga gutanga mu gatsinda. Ahubwo birangira byanze. Byanze ubwo mu kirambwira ati vango akazi zanguhemba amafaranga yanaye gucya na gucya, turumvikana. None ubwo biri kwanga nyine. Ubwo no kuvuga ngo ariko ujya kuza byanze bikunze kwanga uve Byumba uzi Kigali.
byari bisobanuye ko n'ubundi ayo mafaranga guhaye ari menshi. ntabwo ari menshi cyane urebye ni amafaranga makeya ewa ntabwo nubwo yapfa kugura n'ipantaro muri iki gihugu ubu kabisa nayo cyane ni urusenda hanyuma kuki noneho rero ukora ko urumva kuva Byumba wiharika umukire w'i Kigali araguhamagaye ati mfite inka zanjye norora ariko nkeneye umuntu uzimfasha akajya mfasha kuzigaburira kugira ngo ibintu bigende neza urumva agukozeho umbwiye ko ari nawe wamwihamagariye wagendaga nyine utanga amakuru ko ukeneye akazi i Kigali kaboneka i Kigali uraza uragakora ariko unambwiye ko ngo nta kirimo kazi ko kwahira nta kintu kirimo urebye no kugira ngo ere kwicara ubusa nawe ugatsinda ugahembe nta kindi no kwanga kwicara kubera iki kwaki nta kintu kirimo se ukaba ukomeje kugakora ni ukugira ngo nyine ubuzima bukomeze bwisunika gusa nta kintu kirimo cyaho kirimo urebye ni nkaho ntacyo tuba tubikorera abandi pe none se cyaba kitarimo hanyuma yo kujyana mu gatsinda akavahe nyine ni kwa kundi bakubwira ati ngwaye 25 ndayanye najyanye aterekemo nanjye ngure nishyura umukire gutyo nuko ibintu biteye ubundi ubwo se niba atari ibanga Jean Paul wahira urumva abantu bakamucaho yahira nkuko nanjye ngugezeho uri kwahira kandi mbona ufite courage unabikora neza nkashaka kumenya ibanga ririmo urumva hanyuma nyine Jean Paul tubwire sibyo ni gute nyine nta kintu cyaba kirimo ukabonayo ayo kugosa yo kuvana mu itsinda yabavahe aho uvana mu itsinda cyangwa ntabwo ari akangaka gusa ni akangaka gusa n'agakonyine gakwahira kwezi kwashiranye bakamemba nuko ibintu bigenda nta kindi nakora neza mvuga ati no mukenda aranangurije yenda anyongeje utundi duke hejuru dubisumbuye hejuru akanyeza ku mushahara nuko biteye so niba atari ibanga rero urumva iyo ukarimo byanze bikunze ibyo biceri biboneka iyo bibonetse hari n'impamvu nyine ituma ukomeza ukaza ukagakora bwo yabonetse reka nongere mbyuke nirengaze ko imvura yaguye ngaruke nze nkakore niba atari ibanga ngashyira bake Jean Paul wahirira inka n'inka wahirira inka nizingahe ni inka 5 urumva ko atari na nyaka dukurikije uburyo inka zirya ubwatsi cyane Jean Paul ahembwa ngahe 25 byonyine 25 ku kwezi waje ari uhembwa cyangwa yaruriye naje mpembwa 23 rwango mu me wamaze igihe kingana icyo uhembwa 23 n'amezi abiri waraje umwaka mu kwa mbere mu kwa kabiri asheje amezi kuko n'ukwezi kwa gatanu ngiye kumara inara kwa gatanu ubwo bivuze ko waje mu mpera z'umwaka 25 cyane ubu nibwo ngezeho 25 bikagufasha kwishyura inzu ukabona aho gutanga mu gatsinda nayo guhaha ukarya ntabwo byakunda wikonsomye gutyo ntabwo byakunda bigenda bite umukire nyine ibintu byose abiguha nta kindi akaguha yani 25 nyine yuzuye utayakozemo utariyemo utakodejemo n'inzu nuko biteye ntabwo uko yakoresha ayo 25 ndayafata nkayashyira mu itsinda nyine yose nawe yafata ngo yashyire mu itsinda wagura muri utubutaga kwisinda wenda 25 hanyuma kurya bigenda biti iyo izo 25 ufashe uhise uzishyira mu itsinda ni nabyiza kwizigamira yego ariko se hanyuma ubwo iyo yashize mu itsinda yose urya gute Jean Paul kurya ni boss utugaburira ni boss utugaburira ubwo boss murahira urumva hanyuma akabishyura 25 icyo kurya cya buri munsi arakibabonera neza nta kibazo hanyuma se Jean Paul warize ntago nize ngo ndangize amashuri yawe nangahe nagarukiye sezeye mu primaire
kubera ko turi mu gihugu gishishikariza kwiga, buri muturarwanda wese akaba agomba kwiga, urumva niyo gahunda iriho kugeza ubu ngubu. Nyine guverinoma ishaka ko buri munyarwanda wese aba yarize. Ariko Jean Paul Wahira, ubona ko uri n'umusore ukuzemo, ufite imyaka ingahe? Mbonije 25. Ubuje 25. Kuba nyine amashuri kubera iki utakomeje, nyine kubera iki wize mu wa mbere ukageza mu wa gatandatu primaire? Tubwire nyine cyabaye ikihe kibazo, ni wowe wabyanze, ni ubushobozi bwabuze, byagenze gute muri make? Irekuru tubwire. Urebye ni ubushobozi, yagize ubushobozi ari gukomeza kwiga cyangwa se bikanga, nuko byagenze. Waratsindaga se? Ntago natsindaga neza. Ni boss se wamaga? Oya, ntago ari boss. Hanyuma ubushobozi bwabuze mu rugo? Oya, bwarabuze. Urabona umubyeyi wawe yafashe isukari ikajya guhingira amafaranga, icyo gihe urumva nta bushobozi wabari. Ntabwo pe, ntabwo. Hari ryari? Hashije igihe kinini cyane. Kinini. Mu we mwaka? Ngo warasiye imyaka nk'itanu mvuye mu ishuri. Imyaka nk'itanu? Nk'imyaka nk'itanu yenda mvuye mu ishuri. Nose ubwo waba waratangiye ryari? No, urabyibuka. Natangiye mfite imyaka yenda 6 kwiga. Muri primaire? Oya, nawe muri gardienne. Ndazamuka. So hanyuma rero nshuti bakunzi ba Erwaziri TV show, ni Gashirabake Jean Paul turimo turaganira. Nkuko nabibabwiye, narindi hano muri Zindiro muri Kimironko, ndamubona akora akazi ko kwahira, yahirira umukire, yavuye muri Byumba mu karere ka Gicumbi aje kwahira umukire. Agira izo mbaraga zo kuza gukora ako kazi kugira ngo atazabaho nabi, atazabura icyo kurya, atazabura yo gushyira mu iryo tsinda. Hanyuma Jean Paul, wenda dusoza nyine iyo ukora aka kazi nta pfunwe uba ufite, abantu bakubona, abakobwa beza baba bahari, urabizi muri Kigali ni benshi beza bahari. Tugusanzwe uri no kukwahirira ku muhanda, ubwatsi bwiza butoshye buri hano ku muhanda. Kubera nyine iyo ugakora nta kibazo wumva biguteye? Nyine ukora akazi ikibazo ntabwo cyaburamo kabisa. Uba wumva uvuga ati wanyira kandi kazi bingabivamo. Nuko twadutekereza nta kundi. Ubwo se uretse nko kwahira, akandi kazi washobora ni nk'akahe? Jean Paul uretse kwahira ashoboye iki kindi? Imana ishobora kongera ubuntu, tivayo ijye ukora akazi gutya na gutya, ariko kazi gakwahira uvuga paritse. Nk'iki kintu uba wumva wakora se? Jean Paul w'imyaka 25 abonye ubushobozi akona amafaranga, ni nk'iki kintu aba yumva yakora? Nanjye mbonye utwo dufaranga, nabo gati nagenda nkaguramo utwo dukoko, nanjye nkatworora gutyo nyine nkazamuka gake gake. Rwose. Abo se na gakoko cyangwa nk'agahene waba warasize Ibyumba? Oya, nako. So ubwo rero ubwo abakurikiye Erwaziri TV show muramubona ni Jean Paul Gashirabake, arakora ati ngiye ku myaka 25 yanjye nta kibazo mfite cyo kwahira rwose, kandi mbikora neza nishimye kwa ko mbona 25 byanjye bya buri kwezi. Kurya yambwiye ko bigoye kurya muri ayo 25, ahubwo umukire ari we umugoboka akamufasha kubona ibyo kurya bya buri munsi, saa sita na nimugoroba. Saa sita na nimugoroba nibyo ukarya ugahaga nta kibazo. Ndabona ufite n'imbaraga n'ibiki byose. Nta kibazo. Ariko sinasaba n'imbaraga cyane byata. Bisaba kwibabaza byata. Hanyuma rero ubwo arubyiruko rudakora, akaba ataka akazi ko kwahira, njye sinagakora. Nk'umuntu wiviriye Ibyumba ukaba ugakora mu mujyi wa Kigali, gira inama ubabwira. Ubwo se ni danje kabisa. Buri wese abayihugiye muri iki gihe. Umuntu agomba kwikuramo ubunebwe nyine agashakisha uduceri hirya no hino. Nk'abantu tungana nyine cyangwa n'abari hasi yacu, ntabagira inama yo kuhaguruka bagakora nta n'ikindi kabisa. Aka kazi se ntabwo yagakora nk'ako ukora ko kwahira?
ya ari uwagakora n'utagakora akavuga ngo ibi sinabikora biravunanye ugasanga nyine ibintu ni hatari kabisa biragoye. Yes. Hanyuma se wenda hari nk'icyo cyifuzo waba ufite se wasaba wenda hari nk'igihe gutya duhuye biba ari umugisha uko duhuye bikakubera inzira cyangwa se intandaro y'uko ugira umugisha akagira undi muntu wagufasha abaye ahari se ni wabasaba icyo abakurikiye Rwaziri TV show? Yes. Yekero nabasaba ibintu mbivuyemo hagagize umukira yamana akazi nakora neza nta kibazo pe nabikora nekeje umutima ku Mana nta kibazo wumva ameze neza nta kibazo wakanga aka kazi naho katubereye ku muntu ufite imbaraga ze rwose nkajya mutuvugana natwe mukadushakira akazi kagezweho gataraho kwahira rwose. Jean Paul so wagarukiye mu wa gatandatu primaire amashuri 6 yisumbuye azi gusoma no kwandika? Gusoma ndabizi no kwandika ndabizi. Kwa hari nk'akazi kaboneka kagasanga kari gusaba kubuzi gusoma cyangwa kwandika urabizi neza? Gusoma ndabizi no kwandika. So ngayo nguko rero ni Gashirabake Jean Paul nari nimo nitambukira nk'ibisanzwe Rwaziri TV show tuba tugenda dutembera hirya no hino tureba uko biba byifasha akavura kari kaguye nabati reka nembere ndebe uko biba byifashe hirya no hino mu mujyi wa Kigali. So ubwo rero akora akazi ko kwahira nta kibazo afite twamusanze hano muri Zindiro yahirira umukire avuga ati rero ngewe mba gutwara wahira nk'ubwatsi bungana ute? Ku munsi umuntu yahera imitwaro ine y'ubwatsi. Ubwo numva imitwaro ine igomba kuboneka. Hari n'abo mbona bitwaza mu gifuka wenda ari nka kiriya gifuka cya kilo 100 ni nk'imifuka ingahe? Ni imifuka ine minini. Niwo mutwaro? Niwo mutwaro uratsindagira ugashyira ku mutwe n'ubundi. Ubwo itabonetse ntabwo boss mwakira? Boss imifuka ine itabonetse ntabwo byakunda. Cya kiryo cya sasa nari mugoro yoragorana. Ubwo nyine arapfa kwihangana nyine akatugabura nta kundi none nawe kwa kakozi kagutunze ugomba kugakorana imbaraga. Umuntu agomba kwibabaza akaza gakora nta kibazo tu akagerageza kubw'imbaraga afite akazamuka gake gake kayana saa moya yandi imitwaye nikaboneka pe. Sawa Jean Paul ubwo courage kushiramo imbaraga bizagenda biza. Ubwo rero urumva ko nyine muri iki gihe byarakomeye udahagurutse ngo ukure amaboko mu mifuka ukore akari ko kose bisaba we gushyiramo imbaraga ukabona gakunze kandi abonekamo yose iyo yafashe neza birakunda. Jean Paul yagiriye ubuntu saa sita ararya na nimugoroba agahembwa 25 ariko akamiyuka bijara neza ku kwezi akabijyana mu itsinda ariko hari impamvu abijyana mu itsinda nuko arahashaka kwivana n'ahashaka kwigeza akaba yagira iyo nkoko muri byumba iyo hene nyina kiteza imbere muri rusange. So ubwo reka tubashimire Rwaziri TV show turabasaba gukomeza gukora subscribe dufite 78 bimaze gukora subscribe. Ubwo rero turasaba ko mukomeza kuza wenda tukuza n'iryo jana abantu 100 badukurikira byaba ari byiza cyane. So nge na Rikendurike Rwaziri muri Zindiro mu mujyi wa Kigali muri Kimironko mukomeze kugira ibihe byiza ariko mukora subscribe.